n'abaturage mu kagari Kabayimbo umurenge wa Nyundo w'akarere ka Rubavu batabaza abana badusenga Imana barwaye amavunja ngo bitewe nuko umubyeyi wabo yabatereranye. Je mbebonye nanga ndona nzi ko amavunja kiba. Gitera amavunja nuko ngo njye mbibonye ni imibereho mibi y'umubyeyi kuko ngo uyu mwana birashoboka kuba afite imibereho mibi ndetse nabyo bafite imibereho mibi. Amavunja mu buryo nyine nawe urabibona ni umwanda nyine uburi mwaka gace kuba umuntu aba ameze gutya nta kintu bamukora nk'abayobozi nabyo ni ikibazo. Ugomba kubagira ubuvugizi abantu bakajya barita ku bana babo kugira abana bagira isuku umwanda mwinshi mwaka gace kabisa. Nawe sisi babibonye turabibona kabisa ariko biteye agahinda biranababaje kuba umwana gutya utari wajyana no ku myaka 15 ari mu buzima nk'ubu ngubu ngiye niko mbibona. Ubwo twaganiraga n'abaturanyi bo muri iyo santi ya Gatovu batubwiye ko ngo ayo mavunja aterwa n'umwanda, abandi batubwira ko ngo aterwa n'amarozi. Ariko bamwe bavuga yuko yari amavunja ari ibitererezanyo niyo mpamvu yadakiraga. Oya ntago ari amarozi, ntabwo ari amarozi, ni ibintu uburwayi mbese bw'umwanda bituruka ku mwanda. Oya marozi y'amavunja asabaho ni ibitererezanyo, ntabwo ari ngo ni umwanda, ni ibirogano bamuhaye umwana yari ari muzima. Bakomeza bavuga ko ngo mu bitiza umurinde ayo mavunja muri abana ngo biterwa nuko batiga ngo ndetse no kubura uwabitaho. Ntago biga, ntago yaba yiga ngo abafite amavunja nyine aba yaranze ishuri ariko biba biterwa n'imibereho mibi. Aba bana ntago babona igihe cyo kujya kwiga kubera ko ntago wafata igihe cyo kuvuga ngo wajya kwiga nta kintu wafashe, kubera ko ntago waba wabwiriwe nangwa si wanaburaye nabwo ubundi ngo ube wabona igihe cyo kuvuga ngo wajya ku ishuri nta nubwo wabitekerezaho. Ubwo ni ukuvuga ngo rero bari abana bagomba kwitabwaho, bakitabwaho n'ubuyobozi, bakitabwaho n'ababyeyi bose bakareberera abana kugira ngo bagire ikiboneka. Niko kwitabwaho n'abayobozi n'abana. Ubwo twageragezaga kuganira na Dusengimana umubyeyi w'abo bana barwaye amavunja yanze kugira icyo bivugaho, gusa twemerera ko ngo arwaje amavunja. Bayikomereze ndakundi. Ni urwaje amavunja. Ngibyo nibyo uri ukumva ko twagerageje kumusanga ng'inzego zibanze harimo n'abajyanama b'ubuzima, bamubwira ko umwanda abana bafite wo kurwara amavunja kagomba kubitaho ngo umubyeyi. Birangije noneho nyuma yaho abanyabujyanama b'ubuzima bafashe ya mbere bajya guhandura amavunja ku mubyeyi, nogira ngo noneho bagura n'amavuta ya vidanje bajya basukamo kugira ngo ariko amavunja yaza guhonga. Birangira nyuma yaho umubyeyi nawe abana ageze harabaterana bite nuko yirirwa mu kazi k'icyayi. Ku murongo wa telefone BTN tuganira na Nyansengiyumva Monique umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyundo yatubwiye ko ngo iki kibazo agiye kugikurikirana, gusa nanone kandi ku murongo wa telefone ubwo twaganiraga na Marirwa Prosperi umuyobozi w'akarere ka Rubavu yatubwiye ko ngo bagiye gukora ubugenzuzi bwimbitse ku kibazo cy'abaturage barwaye amavunja. Tuzakomeza dukora ubugenzuzi tugenzure dukoresha amatsinda y'abayobozi bari ku nzego zitandukanye, abatowe n'abaturage begereye abaturage bari mu midugudu, ibyiciro, inama y'igihugu y'abagore, y'urubyiruko, tunakore n'ubugenzuzi. Ariko iyo bibaye na ngombwa hari abo tubaza inshingano batakoze nk'izo ngizo zo kumva ngo umuntu aracyarwaye amavunja muri iki kinyejana atarwaye mu mutwe, afite imbaraga, agenda abantu bamubona. Ibyo bintu rwose bigomba guhagarara, kandi nibigushobokera uze no kumpa amazina n'ahantu nzabyigenzurire mu gihe gitoya cyavuba. Mu bindi bivugwa n'abaturage ngo nuko biteye agahinda ko umubyeyi w'umusirimu mu nzira ngo ariko arwaje amavunja, ari naho bahera basaba inzego z'ubuyobozi ko ngo zakurikirana umuturage Dusengimana urwaje amavunja ngo ndetse byaba ngombwa ngo agashakirwa n'ibihano. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu.